nyuma yo kwisiganwa ry'isi ry'amagare ritangiye UCI World Championship aha hari mu 1921 maze umunsi umwe abigaragambya bitwa climate activist binjira mu muhanda abisize amavuta menshi cyane bitwaje ndetse n'amabendera barambara mu muhanda barigaragura. Iki gihe isiganwa byumve neza ko ryahagaze iminota irenga 50 yose abasiganwa bahagaze ndetse n'imodoka zabo bategereje ko ibingibi birangira. Gusa nyuma y'imyaka 2 yose yari ishize mu mwaka wa 2025 i Kigali hagombaga gutangira irushanwa rya UCI World Championship 2025 naryo mu ntekerezo z'abandi ryagombaga gutangira neza byateguwe nk'uko byari byapanzwe rikaza gupfa nyuma rikaza gutererwa icyizere n'abarikina ndetse n'amahanga yose yagombaga kubikurikirana imbona nkubone ndetse kandi abyumva mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Maze nk'umwana wumvaga arusha abandi bose ubwenge yemera kohereza ikipe y'i Kigali bitandukanye n'inshuti ye magara kuko iyi ngiyi yo yari yamaze gukata urufunguzo igaragaza ko itazigera yohereza ikipe yabo abanyagihugu babo ku butaka bw'abanzi Kigali mu Rwanda. Gusa hangaha ababirigi bitandukanye na Repubulika na Demokarasi ya Kongo bo bari bafite undi mupango wa kabiri. Iyi yari turufi ikomeye cyane yagombaga kubageza ku ntsinzi yabo. Iyi yari turufi ikomeye cyane ikarita yagombaga kumanuka ikamira izindi nka zose. Silvers Cross umunyamakuru wagombaga kuza mu gihugu cy'u Rwanda w'umubirigi maze irushanwa rigatangira nyuma bakaza gutangaza ibintu bidahuye n'ibyo bari kubona. Aha irushanwa ryagombaga kwambikwa isura mbi maze igihugu cy'u Rwanda kikanengwa bikomeye cyane ku ruhando mpuzamahanga. Gusa ibi ngibi byabaye nko kwikirigita tugaseka kuko akigera ku murongo w'indege ziri Kigali mu Rwanda ubutasi bw'u Rwanda bwamenyekane cyane ndetse kandi bumugeraho umusaba ibyangombwa. Gusa igitangaje byumve neza ko uyu nguyu nta n'ibyangombwa by'ubunyamakuru yari afite ntago yemerewe kuba yatangaza ibibera mu mikino mpuzamahanga yagombaga kubera i Kigali mu Rwanda. Uyu nguyu yahise ahambirizwa bikomeye cyane asubizwa inyuma yumva atabona mu minota nke yo guhumbya. Ese ubundi ni ryari irushanwa ry'amagare ku isi hose cyangwa se mu marushanwa agiye atandukanye y'amagare mu isi dutuye yisanze yahindutse umukino w'iteramakofe cyangwa se ibisekezo? Ibi ni ibihe bitatu bitandukanye umukino w'amagare ku isi hose mu marushanwa agiye atandukanye yatangiye ari amagare bikaza kurangira yahindutse imikino y'iteramakofe. Ibipfunsi bikavuga kakava ahandi ukagira ngo baje mu mikino yo gusetsa. Ese ubundi ni ryari? Gusa niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo ukomeze kubana natwe mu biganiro byacu byose. Nge ndi Sina Namayobera ikaze. Dutangire aha mu mwaka wa 2003 tariki ya 6 Kanama mu masa y'igitondo n'ibindi bitondo byose by'umugisha akazuba kari kuva n'amahumbezi mu muhanda wa Edinburgh na Glasgow mu gace ka Falkirk. Abigaragambya bitwa climate activist binje mu muhanda bisize amavuta umubiri wose ndetse na za supaguru zifatira cyane. Aha hari agiye kubirushanwa ridasanzwe ry'amagare ryagombaga kuba nk'ibisanzwe. Bari biteguye bavuye ku murongo bakomeje mu muhanda bizeye kugera ku ntsinzi yabo mu birometero byose byari byabazwe. Maze bucece ababigaragambya baragenda barambara mu muhanda barigaragura kava bisize amavuta menshi cyane ndetse no muhanda bawusize bawunogeje bimwe bya nyabyo. Aba bari bamaze kugenda ibirometero 80 byose mbere yuko bahura n'irisanganya maze bamara iminota igera kuri 50 yose bagaze mu muhanda kugeza ubwo polisi je ikabakura mu muhanda. Naho mu mwaka 2021 umukino w'amagare wahindutse ibikorwa byo gusetsa mbona nkubone za comedy Tour of King Kai Lake. Mu mwaka 2021 mu Bushinwa habaye isiganwa rya Tour of King Kai Lake. Igihe byari byitezwe ko irushanwa ryagombaga kuba irushanwa rikomeye cyane. Icyo gihe cyari igihe cyo gukomera kwa amarushanwa yose mu isi. Amarushanwa yose yari amaze gukomera cyane nka Tour de France, Tour Belgique, Tour du Rwanda ndetse n'andi yose mu isi mu bihugu bigiye bitandukanye nka za Espagne ndetse n'izindi. Igihe byari byitezwe ko rigomba kuba rikomeye n'ayandi marushanwa yose yari asanzwe. Mu Bushinwa bari bazanye itekerezo gikomeye cyane kandi cyari cyiza, cyari kuberwa n'imisozi yo mu Bushinwa myiza cyane ahaterera ibimanuka ndetse n'ibikombe byinshi cyane
igizwe n'igihugu cy'Ubushinwa. Irushanwa ryaratangiye nk'uko bisanzwe, maze bageze mu nzira abasiganwa 20 biruka bagana ku basifuzi, maze barabegera batangira kubakomera mu mashyi amwe bita y'akabyiniro, bavangamo n'udutwenge twinshi cyane. Abandi ku ruhande bagenzi babo bandika mu muhanda ngo mwarakoze kudutwarira ubusa. Ibi byose byaturutse ku myanzuro itari yavuzweho rumwe. Aha ni mu gihe abakinnyi bari babwiye abategura isiganwa ko imihanda bari buze kunyuramo. Aha ni mu gihe abasiganwa bari bamenyesheje abashinzwe irushanwa, bari banariteguye ko imihanda bari buze kunyuramo wapfuye, ndetse ko hari naho yahindutse ikirundo cy'imicanga. Ariko abategura irushanwa batera hagati mu ryinyo, barinumira baricecekera. Umukino watangiye ari umukino nyawo w'amagare, birangira ubaye ibikorwa mbona nkubone byo gusetsa. Abafana batangiye babona bitangaje, birangira nabo basetse. Gusa niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mushya mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, kanda like kugira ngo ukomeze kubana natwe mu biganiro byacu byose. Ni nanga nsore iki kiganiro, nge ndi Sina n'amayobera nawe utaha.